Kristo kuzwa abavandimwe ndagira ngo tuganire ku kiganiro cy'ubuhanuzi. Abahanuzi n'igihe ubwo buhanuzi buba bwigaragaza cyane impamvu itera ubuhanuzi, kuko tumaze iminsi tuzirikana mu gitabo cy'umuhanuzi, igitabo cya mbere n'icya kabiri cy'abami, turi kuzirikana ku bahanuzi by'umwihariko Eliya na Elize, ariko hari n'abahanuzi bandi bazakurikiraho mu gihugu cya Isirayeli. Ngira ngo tujye kuri uwo murimo w'ubuhanuzi, ariko tugende tuwerekeza mu bihe byacu, kuko ni byiza ko muri kino gihe umuntu ajya kubona ahantu hose ngo hari abahanuzi, ngo havugwa ubuhanuzi, ngo bwasohoye, ngo bugeze aha bugeze hariya, ndetse hakaba n'abatekereza ko ubuhanuzi bwabaye uwo munsi. kugira ngo tubiganireho nganisha ku kwibaza ngo mbese ni iki kiranga nako ubuhanuzi, igihe cy'ubuhanuzi kigaragaza bitewe n'iki, ni iki kiburanga ubwo buhanuzi, ariko noneho abahanuzi b'ukuri n'ab'ibinyoma wabatandukanya ute kugira ngo umenye rwose ko ubwo buhanuzi nyine koko uri kumva aribwo. Duhere mu gihugu cya Imona, uzana ko duhere muri Bibiliya, muri Isirayeli cyitwa ubuhanuzi buriya cyamyeho kimwe no mu mahanga yose y'isi, no mu mahanga yose y'isi, no mu Rwanda hari abahanuzi n'abandi cyane cyane bitwaga nyine abahanuzi. Icyo gihe bukeye bahinduka abapfumu gusa, ariko abahanuzi ubundi nta nubwo bakoreraga amafaranga cyangwa ikindi. Yaraguhanuriraga iyo nakubwira ati ni uku bimeze, ni uku bimeze, noneho ibisigaye ukabyemera cyangwa ntubyemere. Ariko navuga nti nibura babaga bafite uburyo bumva mu mutima wabo, cyangwa se uburyo berekwa. Ubwo ndavuga mbere y'ubukirisitu, ibyo Imana iteganya ku muryango wayo. Hari abo tuzi bajya bavuga ba kera, abitwa ba Nyirabiyoro n'abandi, bagaragaza nyine ko no mu Rwanda hariho abantu bavuga ibintu byahise ndetse n'ibizaza, bakavuga n'ibiriho icyo gihe, kandi wari ukubona nkani hari undi yari akuzi, akaza nyine aje kukubwira uko bimeze. Bivuga ngo ubuhanuzi rero ni ikintu cyamyeho mu moko yose y'isi, kandi birumvikana ahari umuntu burya Imana nayo iba ifite ukuntu yavugira, ifite ukuntu yakorera, kuko umuntu wese ari mu ishusho y'Imana. Akaba rero abahabwa iyo mpano, abandi ntibayihabwe, ariko nabo bagahabwa izindi. Muri Isirayeli rero ubwo bwari busanzwe, ubwo nk'ibyo byariho, ariko bakunda kubita ngo ni abantu b'Imana. Abahanuzi nyakuri batangiye gukora umurimo w'ubuhanuzi ku buryo uvuga uti bari kuvuga mu izina ry'Imana, kuko umuhanuzi nabi bivuga umuntu uvuga mu izina ry'undi. Muri ibi hano uvuga mu izina ry'Imana, akaba ashobora kuvuga ibyahise, cyangwa akaba ashobora kuvuga ibizaza, akaba ashobora kuvuga ibiriho, ariko mu by'ukuri igihe butanga ubuhanuzi bwe aba ari icyo gihe baramwumva. Bamwe bakavuga wenda ko akabya cyangwa ko abeshya, ariko aba yabutanze, kandi nyine yigaragaza hashize igihe ko ari bwari. Muri Isirayeli rero bwatangiye bute, nabyo bitwumvisha ukuntu natwe dushobora kuba turi mu bihe by'ubuhanuzi. Ubwo mwebwe muragenda mubihuza n'ibihe turimo, bitewe n'aho mushaka tugahuganisha ikiganiro. Hari umufaransa wigeze avuga ngo hari ibintu bitatu biranga ubutegetsi bubi. Ibyo bintu bitatu biranga ubutegetsi bubi, ati ni umubare mwinshi abarwaye indwara zo mu mutwe, ni umubare mwinshi w'amagereza, ni umubare mwinshi w'amadini. Uwabivugaga ntabwo yemeraga cyane, ariko ibyo avuga bigenda bivuga mu buryo wenda bivuga. Aravuga ati umubare mwinshi w'abarwaye indwara z'umutwe, umubare zo mu mutwe, umubare mwinshi w'imfungwa, kongera amagereza, n'umubare mwinshi w'amadini. Muri Isirayeli rero icyo gihe cyabayeho umwami Salomoni ajya kurangiza ubwami bwe. Ajya kurangiza ubwami bw'umwami Salomoni,
igihugu cyari cyuzuyemo imfungwa n'abakora imirimo y'insimburagifungo y'ibihano benshi, bafite n'uwari ubashinzweho witwaga Yerobowamu, ari nka minisiteri y'imfungwa n'abakora imirimo y'ibihano. Ari umuntu wari ukomeye cyane Yerobowamu. Noneho urumva ko abafunzwe abenshi baba ari barya abantu bafite imbaraga zo gukora, aba ari abantu b'abasore. Nibo yaje kuorganiza rero, baramufasha, bamufasha kwirukana umuhungu wa Salomoni, Robowamu. Noneho ashyiraho ingoma ye mu majyaruguru, noneho no mu majyepfo hajyaho indi. Mu by'ukuri ikintu yakoze, yateje akavuyo ku buryo igihugu gishyira nk'ibice bibiri. Afata igice kinini, noneho umwami ukomoka kuri Dawudi afata agace gato gusa, ni ukuvuga ingoma imwe ya Yuda. Twibutse ko abakomoka mu muryango wa Levi bo nta gihugu bagiraga, ni ukuvuga ngo bo ntaho babarizwaga kuko bari abaherezabitambo. Robowamu rero, Yerobowamu ruguru, Robowamu mu majyepfo, ubwo turi mu myaka ya za 930 na kangahe mbere ya Yezu Kristo. Ni byiza gufata amatariki amwe n'amwe kubera ko bituma tugenda tubihuza n'igihe turimo. Kuko ubwo Robowamu amaze kuba umwami mu majyaruguru muri za 920 na kangahe, noneho nako mu majyepfo hariya muri Yuda, Yerobowamu akaba umwami mu majyaruguru, ari wari ufite igihugu kinini cyane. Icyakurikiyeho ni ikihe nyine? Ni uko we amaze kubona ko igihugu agiciyemo, akabona abayahudi bagumya kujya epfo gusengera muri Yuda. Icyo yakoze ni ukuvuga ngo ngiye gushyiraho nanjye ingoro z'ibigirwamana byanjye imisozi ya za Garizimu ruguru iyo ngiyo. Noneho ashyiraho n'abaherezabitambo be, noneho ashyiraho rero n'igihugu cye nyine. Igihugu kigira kapitali yacyo, nuko ubwo Samariya biravutse, amajyaruguru nyine amajyaruguru, epfo hasigara agahugu gato ariho gafite umujyi wa Yeruzalemu bose bashobora guhuriramo. Yerobowamu amaze guca mu gihugu mo kabiri, akagira igice kinini, akabuza abaturage kongera gusubira Yeruzalemu gusengerayo. Yahimbye ubusaseridoti bwe, ahimba ibitambo bye, ahimba n'abaherezabitambo bo kumwogeza. Ariko no mu majyepfo naho bigenda nabi. Ubwo rero hagiye habaho abami bo mu myaka 22 yatese, ntabwo yari mike. Ari uko bagiye bavaho, niko bagendaga barushaho kudohoka bakava ku Mana. Bakarangwa rero n'iki? Kwikwizaho imitungo, kwirundaho umutekano wabo, kubera ko umwami nyine guhera ku mwami Dawudi, Isirayeli yagize ingabo z'umwuga. Ubundi imbere ya mwami Dawudi abagabo bose bari ingabo z'Imana, ariko umwami Dawudi amaze kujyaho nyine bagomba kwashyiraho umutwe w'ingabo cyangwa se imitwe y'ingabo. Noneho urumva nyine abaturage bagiye gutanga imisoro, bagiye gutanga imisanzu, bagiye gutunga izo ngabo, bagiye gutunga n'imiryango yabo, bagiye gutunga ubwami. Noneho abaturage barushaho gukena, ariko icyami n'ingabo cyo kirutaho kugenda gikira. Ku mwami Salomoni rero ibindi nyine we ararenza nyine mu bukire, ararenza mu bukungu, ararenza mu gusa neza, mu kwambara neza. Noneho ararenza no mu gukora amabi, kuko yagize abagore 1000, 700 bemera, 300 b'inshoreke, abagore 1000. Noneho buri mugore akazana ikirwamana cy'iwabo, akumva agomba kucyubakira ingoro. Urumva? Noneho ikibazo rero cyavutse ni ikintu uko we yagumya kuva ko asenga Imana ya Isirayeli, rero akavuga ati abagore banjye basenga izabo, icyakora ntuzajya njyayo. Ni umutwe we rero nyine birivanga, ku buryo yarangije ingoma afite abanzi b'ubwoko butatu. Abanzi ba mbere nyine bari ntibari abo bagore, kuko bamuzaniye ibigirwamana byinshi cyane, umutima we ngo urajarajara. Umwanzi wa kabiri ni uko amaze ubutegetsi bwe ko bwagendaga bujegera, niko abari barahungiye mu mahanga bahuza ingoma ya se Dawudi
n'abakomokaga ku mwami wa mbere se ari we Sawuli, bose bari baragiye mu mahanga, noneho bikubitana n'uko n'izo ngoma zo mu mahanga zindi nyine zigumya kubashyigikira. Noneho umwanzi wa gatatu aba mu gihugu imbere, abaturage bose bari barakaye kubera kumererwa nabi. Noneho rero uriya no kuvuga ngo uriya, urumva azanye ibigirwamana, abagore benshi, agize abanzi hanze bahunze, agize abanzi mu gihugu kubera ko abaturage yabicishije inzara kubera imisoro n'imisanzu n'ibiki byose. Noneho biza kurangira bavuga bati cyaduha ngo Salomoni azabeho, bati umuhungu we ntazategeka. Nuko umwami Salomoni amaze gutanga, icyakurikiyeho nyine nuko umuhungu we nyine Robowamu yafashe ubutegetsi, ariko Yerobowamu wari ushinzwe abandi bose b'abarakare bari mu imfungwa n'abakoraga imirimo yose nsimburagifungo, nibo baje kwivumbura rero bafata ubutegetsi. Urumva ko abageze ku butegetsi ntabwo hari amavuta basizwe ya cyami, ahubwo baje kunyaga twari ubwami butari ubwabo. Muri icyo gihe rero nabo icyo bagiye kumanira ni ikihe? Ni ukwirundaho imitungo, ni ukwita ku cyo nakwita umutekano wabo, ni uko ariko n'ibyo bigirwamana bindi byose bakabyubakira. Biza gutuma rero Imana ibona ko umuryango wayo uri kujarajara, wabuze iyo werekera. Noneho Imana ibyara muri Isirayeli abaje kwitwa abahanuzi. Abahanuzi rero, bahanuzi ba Eliya, ba Elize, ba Mika n'abandi, abo ngabo bari muri abo ba mbere batangiye guhanura mu majyaruguru nyine. Mu majyaruguru hakurya agenda hajya abami benshi badafashe, noneho uko abami badafashe ariko bakarushaho gukandamiza abaturage no kwikunda no kugira gute, noneho haduka abahanuzi Imana yohereza kubwira abantu bose ihereye kuri abo ngabo bategeka ko batakiri guteka muri yo, ko bari gukora ibyabo, kandi kw'ingaruka zizagwa ku miryango yabo mbere na mbere, ariko ko n'abaturage bashobora kuzabirwamo kubera ko icyaha cy'umwami kigira ingaruka no kuri rubanda ashinzwe. Urumva abo bahanuzi b'ukuri baratangira. Bamaze gutangira, abami nabo barema ababo, nibo bita abahanura b'inyoma. Abami nabo barema ababo, nubo hakaboneka abahanuzi b'ibwami, hakaboneka n'abahanuzi b'ukuri. Ab'ukuri bagatotezwa kuko ab'ubwami baravugaga bati ibyo muri kuvuga si byo. Uko ni gitandukanye abahanuzi b'ukuri n'abanyakinyoma, ni uko uwo nguwo w'umunyakinyoma we ntabwo aba yahamagawe n'Imana, ashyirwaho n'umwami cyangwa se n'abagenga b'isi kugira ngo bajye bavuguza ibyo umuhanuzi muzima avuga. Ariko nawe nyine kubera kujijisha akavuga ko Imana yamubwiye, nanjye Imana yambwiye ngo, Imana yambwiye ngo. Noneho bigatuma abantu babona ko babandi b'abahanuzi b'ukuri bari gutotezwa, naho ari wenda ibyo bari kuvuga ari ukubeshya, batari kureba ko ari ibwami, akaba ari umuhanuzi nawe akavuga ko Imana yamutumye. Uriya wundi we wirirwa avuga ko yatumwe ibindi n'indi. Abahanura b'inyama rero ni akazi, nibyo bibatunze, nibyo babeshaho. Abahanura b'inyama kandi ikintu bakora ni ukwizeza abagenga b'isi ko byose bigenda neza. Ntugire ikibazo rwose, ibintu bimeze neza, amahanga yose aragutangarira, ubutegetsi bumeze neza, ntugire ikibazo, ndetse n'Imana yatubwiye ko rwose ibintu byose bimeze neza ko harimo nanjye. Ubu ni umuhanura w'ibinyoma, kuko umuhanura w'ibinyoma nyine agomba kuvuga igihuje n'icyo umwami akorera amubwiye. Noneho ikindi rero nyine agomba nyine gutuza umutima we, atuza n'umutima w'abandi bose bari ku ngoma. Ibintu bimeze neza, ntimugire ikibazo rwose, njye n'Imana yambwiye ngo nkubwire ko rwose nta mwami tujye tubona wundi uretse wowe, niwe mwiza ubaho, nta n'undi uteze kubaho. Ndetse ahubwo wowe uri n'impano y'Imana rwose, nta n'undi wigeze abaho nkawe. Iyo ni imvugo y'abahanura b'inyoma.
abahanuzi b'ukuri rero bo batorwa n'Imana, batorwa n'Imana bakaberaho kuburira umuryango w'Imana. Ya magambo y'umuhanuzi Ezekiyeli ati, mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuburira umuryango wanjye. Nihagira umuntu akora ibyaha, ntumubwire, uzabibazwa. Ariko nihagira umuntu ukora neza, nyuma agasubira mu byaha, nawe ntumubwire, uzabibazwa. Nihagira umuntu ukora neza ukamushishikariza kuguma mu byiza, aho ngaho rwose uzaba ugize neza. Nubwira umugiranabi ntakumvire, wowe uzaba ubaye umwere w'amaraso ye, ibikurikiraho azabyibarizwa. Kuvuga ngo rero umuhanuzi w'ukuri azarangwa n'uko ntabwo avuga mu izina rye, avuga mu izina ry'Imana, ntabwo aberaho gukeza ubwami bw'isi, aberaho kuvuga icyo Imana yamutumye. Niba umwami ari mwiza arabivuga, niba umwami ari ikibazo nabyo arabivuga, ariyo akanabwira n'abaturage ko bagomba kwitwara. Iyo ari umuhanuzi w'ukuri rero nyine, ikindi kizabyerekana ni uko amaherezo icyo yahanuye kigerwaho. Umuhanurabinyoma we aba ameze nyine nk'umukorereza, ntibarya abantu baba ari abagaragu mu mutwe, ku buryo agomba guhora asubira mu byo uwamushyizeho yifuza. Rero ntabakorera Imana, ahubwo nyine abakorera ibigirwamana. Mu bahanuzi rero bamwe b'ukuri tumaze iminsi tuzirikanaho, harimo umuhanuzi Eliya. Umuhanuzi Eliya yabayeho mu gihe gikomeye cyane, kuko yabayeho mu gihe nyine Isirayeli yamaze kwica nk'ibice bibiri, iyo ruguru hari abihaye ubutegetsi, abepfo nabo bahorana ubwoba, noneho avumbukira ruguru kubwira abakeka bati, ibintu murimo ntabwo ari byo. Baramutoteza rero baramuhiga. Umwami Akabu by'umwihariko amumerera nabi cyane, kuko umuhanuzi Eliya yahaniwe ku gihe cy'abami banyuranye, ariko uwamutesheje umutwe ni uwitwa Akabu, kuko Akabu wenyine yadutse akora amabi menshi cyane, akora ibintu biteye ubwoba. Nanone bavangwa bitewe n'umugore we Yezabela yari igikoko cy'umugore, igikoko cy'umugore, kandi nyamara ngo yari afite ubwiza budasanzwe. Yezabela ngo yari mwiza cyane pe, ariko umutima we ukamera nk'uw'ibisimba. Ni ukuvuga ngo yaragusekeraga ugatwarwa, akamenya nyine ukuntu akurura aba agiye kugirira nabi. Yajya kugira nabi nyine akiva inyuma, kuburyo utashobora kuvuga uti iriya sura ye niyo ko kwigira nabi bigeze aha ngaha. Ngo ni Yezabela rero muzi ibintu bibi yakoze, azana ibigirwamana bya Bahali, ntiyagarukira aho ngaho, ashaka no kwicisha uyu muhanuzi Eliya. Eliya aratorongera, ariko agumya kuvuga, aza kurangiza ubuzima bwe rero ngo ajyanwa mu magari y'umuriro. Ariko ubuhanuzi burakomeza, kuko Elize cyangwa Elisha umusimbuye, icyo yakomeje ni ukumenya kuvuga ati, nyamara ibyo wampaye iki gishura yavuze, nimureba nabi namwe bizabasohoreraho. Birakomeza rero, birakomeza. Umuhanuzi mu bindi bimuranga, uretse kwemera ko avuga mu izina ry'Imana, ariko harimo no gutinyuka, kuko ntabwo aba yikoresha, ntabwo aba akoresha imbaraga ze bwite. Aba azi neza ko ibyo ari kuvuga ari ibintu bikomeye, ariko akaba azi neza ko natabivuga azabibazwa n'Imana, akavuga ati ikiruta ntabivuga, kuko n'ubundi gupfa ko nzapfa, ariko nibura nzahembwe n'uwo nakoreye, ni ukuvuga nzabane n'Imana, kandi hagire n'abantu bandi nshobora kuburira nkabakiza. Akenshi rero iyo umuhanuzi ari kuvuga ubuhanuzi yari uw'ukuri, hari abatekereza ko atari byo, abandi bagatekereza ko akabya, abandi bagatekereza ko agomba kuba yahanzweho ndetse na roho mbi, bagatekereza byinshi, abandi batari kubyihimbira, ariko amaherezo ubuhanuzi burasohora.
kuko nta kimana ikora itabwiye abahanuzi bayo, ariko ubwo buhanuzi amaherezo bugasohora, kubera ko Imana nyine iyo ikoresha umuhanuzi w'ukuri iba ifite gahunda yo kugira ngo ashishikarize abantu, acyamure abantu, abakebure, noneho udashaka guhinduka nibura azabwira ati burya bwose muri twe harimo umuhanuzi nuko utashoboye kumwumva. Muri Isirayeli bagize abahanuzi benshi rero, haboneka mwabeza bakoreraga Imana, ariko haboneka n'abahanura b'inyoma. Muribuka abahanura b'inyoma 450 ba Bahali. Ntimutekereze ko bariya bose bakomokaga mu miryango y'abanyamahanga. Muri bo harimo benshi ahubwo b'Abayahudi, kubera gukunda ingoma ya Akabu bahitamo nyine kwinjira mu murongo w'abakozi ba Behali, kugira ngo baturire ibitambo Bahali, bigize abahanuzi bakorana na Bahali. Mu by'ukuri bose babangamira noneho umuhanuzi Eliya, kuko bari bahisemo nyine gukorera Bahali. wakoranaga n'uriya mugore Yezabela, agakorana nyine n'umugabo we Akabu, kuko niwe wari umwami. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo mu gihe cy'ibitotezo, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe ibintu biri kugenda nabi, nibwo abagenga b'isi nabo bakaza umurego mu bugizi bwa nabi. Iyo bakajije umurego, abenshi mu biyitaga abahanuzi bahinduka abo kubahanurira, abo gusubira mu cyo bavuze, aho kugumya kuba abakozi abahanura iby'Imana yabatumye, ahubwo bagasigara bavuga ibyo wa mugenga bakorera, cyangwa wenda batinya, kuko ntabwo bamukoreraga. Benshi muri bo bamuyobotse kubera ubwoba, bagahindura imvugo kugira ngo barebe ukuntu bajyana na wa muhanura b'inyoma ugezweho icyo gihe. Ibibazo rero dukunda kubibona, ujya kubona ukuntu abantu bavuga bati twe dukorera Imana, twe turi intumwa, twebwe turi iki n'ibiki, ariko ikibazo biremereye byamara kuvuga agasigara avuga ati rwose ni wowe mwami wenyine, ni nawe wenyine dukorera, n'ibyo uvuga byose turabishyigikiye, ahubwo ndetse se nawe ubivuga, ahubwo ni Imana ikuvugiramo, ni Imana ikuvugiramo. Hari amagambo nk'ayo ngaho abantu bagenda mwumva ukavuga uti none se buriya koko uriya muntu aracyakorera Imana cyangwa ari gukorera inda ye? Bamumurenganya burya na mbere hose abatari afite ukwemera gukomeye, ahubwo yarasanzwe n'ubundi yarashyize inda y'imbere, muri akaba habonetse impamvu yo kwigaragaza nyine ko n'ubundi atakoreraga Imana. Navuga rero ko mu gihe cy'umuhanuzi Eliya havubutse bariya bahanura, bariya baherezabitambo ba Bahali benshi cyane, babindwaho gukorera Akabu nako, noneho ahubwo abakozi b'Imana bo baragabanuka, abandi bayoboka nyine Kigirwamana Bahali, abandi basigaye baritinyira, ntibashobora kugaragara. Muri mutwe wa 19 wo mu gitabo cya mbere cy'Abami, kugeza kuri 21, batubwira igihe nyine umuhanuzi yari yaragize ku musozi w'Imana Horebu, hano aravuga ati nsigaye njyenyine, abandi bose bakwihakanye. Imana iramubwira iti ntugire ikibazo rwose, mfite abagera ku 7,000 batigeze bapfukamira Bahali. Ariko ngo niyo byongeyeho ikibazo cyabo ngabo nyine Eliya yarwanaga urugamba wenyine, bo bacecetse batagaragara kubera ubwoba, kubera ko igihe kitaragera simbizi, cyangwa se kubera se tujye ko kabaga ari ubushishozi ntumbaze. Ariko ikigaragara cyo ni uko mu buzima bw'abantu, iyo habonetse abantu nka ba Akabu batoteza abantu bazima, abandi benshi bahitamo guceceka bagacwekera. Mu mutima wabo ntibashaka kuyoboka Bahali, ariko no mu mikorere yabo bahisemo kwicecekera, aho kugira ngo batavaho ngaho biteranye, aho gupfa none nzapfa ejo. Ntabwo ngiye gukorera Bahali kuko simbyemera, ariko sinshaka no kujya imbere kugira ngo ndapfa kuriya umuhanuzi Eliya biri kumugendekera. Eliya yibwiraga rero ko ari wenyine,
ariko Imana imaze kumubwira ati genda ujye gusiga amavuta Elize, genda usige amavuta kanaka na kanaka, bati burya se haracyari abandi, ati si abo bonyine gusa, hari ibihumbi birindwi bitigeze bipfukamira Bahari. Burya rero mu buzima bw'abantu haba hari nk'abantu benshi cyane, benshi cyane babona ibintu bigenda bakicecekera ariko batabyemera. Igihe iyo kigeze nibwo ujya kubona ko byari byo. Igihe cy'impinduka ujya kubona ukabona abandi bose bati twari twarabuze aho tuvugira tugize Imana, ukabona n'uwo bafashe iya mbere baje imbere kwerekana nyine ko mu by'ukuri batari bari kure. Cya Kigali batakigiyemo nubwo batigeze bagaragara no mu bindi. Ariko icyumvikana cyo ni uko nyine niba ari abahanuzi b'ukuri ntabwo bazatuza, kuko babereho no guhanurira n'umwami n'abagenga b'iyi si, rero ngo bashobore kurushaho kugendera mu nzira nziza. Abahanuzi rero mu bihe byose babaho, no mu bihe byacu bari. Ariko ikibazo uko habaho abahanuzi beza ni nako hazamo n'abahanura b'inyoma, ku buryo bigora rero kugira ngo umenye ngo umuhanuzi w'ukuri ni uwuhe, umuhanura b'inyoma ni uwuhe. Uzabibonera ahantu henshi. Umuhanuzi w'ukuri ikintu cya mbere nyine kimuranga ni uko agomba ku murongo w'ibyo Imana yamutumye, agashishikariza abantu bose guhinduka, ntagire ubwoba, noneho n'ababwira bajya kubona ukabona hari abahindutse nyine. Nta umuhanuzi nk'Amakambu yarahindutse, n'ubu bwose ibyo yari yakoze byari birenze ibyo, ariko yarahindutse, yambara ibigunira agira ati noneho bituma Imana imubabarira. Hari n'abandi bahitamo no guhiga umuhanuzi nyine, bakamumerera nabi, bakaba banamwica rwose. Ariko ikizerekana nyakuri ko umuhanuzi yari umuhanuzi w'ukuri ni uko igihe kigera ibyo yavuze byose bigasohora. Akenshi umuhanuzi avugira mu bintu bimeze nk'amarenga, kandi turamurenganya, nawe afite ibyo yabwiwe ariko ntabwo aba abyumva byose, akabivuga uko yabibwiwe. Ariko igihe kiragera akavuga ati nyamara ibyo yari yavuze burya bwose nibyo. Batubwira umuhanuzi Malakiya, ndavuga mu isezerano rishya, nako si mu isezerano rishya, navuga mu mateka ya Kiliziya, batubwira ubuhanuzi bwa Malakiya avuga ku bapapa, ugera ukavuga uteye ko ibyo yagiye avuga byose ko ari byo, ko ari byo, ko ari byo, ko ari byo, none n'ibisigaye byaba ari byo. Kuko ureba ku byavuzwe ubona byaba byuzuye, ukavuga uti n'ibindi bishobora kuba biri kuzuzwa, urabona uko tutari twabimenye. Ubuhanuzi bugomba gusohora byanga bikunda. Ariko kuba ubuhanuzi buvuzwe ntabwo bivuga ko ari iteka riciwe, oya. Ni ukuvuga ngo ubundi umuhanuzi abereyeho gushishikariza abantu nyine guhinduka. Niba ubuhanuzi butanzwe ababwiye bagahinduka, bya bindi byagomba kuba kuri ba bandi bari bagenewe, bari babwiye ibigomba kubabaho, bizasiratizwa, ntabwo bizasohora. Ariko n'ubuhanuzi buzi ukavuga uti basi ubwo bwavuzwe buriya ni kuriya bizagenda, oya. Ubuhanuzi bwose bujyana n'intsinzi yabo, kandi intsinzi ya mbere ni ukubahiriza icyo ubuhanuzi butubwira. Nyine ibyo by'umwami Akabu ni urugero, ariko dufite n'abandi mu gihe cy'umuhanuzi Yonasi n'abandi, ku buryo iteka riba ryaciwe ntabwo bivuga ngo ni kuriya bigiye kugenda byanze bikunze, ahubwo aba ari ukuburira abantu. Urakuburiye, nubyumva ukabikurikiza uzakira, nutabikurikiza ubu ngubwo nyine ingaruka nizikugwaho, nta kundi niwe bizabireba. Nguko rero umuhanuzi nabivuze mpereye kuri Eliya, ariko dushobora kugenda tubishyira mu gihe cyacu. Muri iyi si ya none turi mu gihe dukeneye abahanuzi benshi, barahari benshi, ikibazo ahubwo ni uko batumva. Kubera ko abantu benshi barangajwe n'iki? Barangajwe n'ibintu, barangajwe n'ubutegetsi, barangajwe n'ubutwari. Ikintu cyo kwikuza nyine kikaba gishobora kurenga ndetse n'imbaraga z'abantu.
kubera ubwo burangare rero ntabwo turi kumva abahanuzi, ahubwo turi kumva abahanura b'inyoma, bandi birirwa bakubeshya ngo Imana irambwiye ngo ubonye inzu, Imana irambwiye ngo ubonye indege, Imana irambwiye ngo ubonye imodoka, Imana irambwiye ngo ubonye visa, Imana irambwiye ngo ubonye umugeni, Imana irambwiye ngo ubonye. Ni ibintu byo kubona n'amazu, amamodoka n'ibi byose ntazi, kandi ntabwo ari cyo Imana yadutumye. Reka ibyo ngibyo ni imvugo y'isi. Imana yadutumye kuburira abantu, kubera ko ayo mamodoka n'ayo mazu n'ayo madege n'ibiki byose n'abayifite barapfa bakabisiga, ariko se bavuye muri iyi si bajya he? Buri wese ngo azahembwa bitewe n'ibyo yakoze. Umurimo wacu rero ni uwo kuburira abantu, ni uwo kubwira abantu ati nyabune, mufite roho imwe, mufite umutima umwe, kandi ibyo mukora byose nyuma y'ubuzima muzabibazwa. Naho kuvuga ibyo muri iyi si gusa, biriya byo ni ibintu byoroshye cyane, kubera ko nibyo bihuye n'amarangamutima. Kubwira abantu ati nimugire ukwihangana, nimukomere, niba hari no bintu biremereye mwihangane, mwishakemo imbaraga, musenge Imana. Ibi ngibyo kuri benshi baravuga ati iyo mvugo y'umusaraba, imvugo yo kwihangana, imvugo yo kumanira ukuri, imvugo yo kumanira ubutabera, oya, nibyo nimuyihorere. Katubeshya abantu ko ibintu byose bigenda neza, kandi ko wowe nuzana ibyo ufite Imana izagukubira akarijana, ahasigaye twikomereze. Bahanura b'inyoma gusa. Umuhanuzi rero nahereyeho ni Eliya, nawe ngiye gusozerezaho. Iyo aza kuba umuhanura b'inyoma gutyo, n'umwami Akabu ntabwo yari kwihana. Ntabwo muri Isirayeli ibitambo byari kumya guturwa. Ntabwo igishura cyari kugiha Elize kugira ngo akomeze umurimo w'ubuhanuzi. Icyo gishura cya Elize cyakomeje mu bahanuzi benshi, nako cya Eliya cyo mu bahanuzi benshi, kuko igishura ni impano y'ubuhanuzi. Wowe rero impano y'ubuhanuzi urayifite? Ese wumva uhanura ukuri cyangwa wumva uri umuhanura b'inyoma? Ese ni bande muri iki gihe turimo bafite igishura cy'umuhanuzi? Ni bande muri iki gihe turimo bavuga mu izina ry'Imana? Hasoze ngira ngo buri wese kwa kundi Musa yabisabye, nako Musa yabibwiye umuryango wa Isirayeli ubwo baza kumubwira, ndibuka ubwo yamaze guhamagara 70 mu ngando 72, babiri ntibaza, Eridadi na Medadi ntibaza mu ngando ngo nabo baze guhura n'abandi batowe. None igihe kiza kugera, bo bandi nyine Musa afata roho umuriho w'ubuhanuzi awushyira kuri ba 70, babiri basigaye mu nkambi nabo batangira guhanura, ndetse bo ntibanacirikanagumya baravuga. Noneho ngo umwana w'umusore aza yiruka amugana. Umwana w'umusore batubwira nta wundi ni Yozuwe, aza yiruka amugana, aramubwira ati yewe Eridadi na Medadi bagumye guhanura, bari mu nkambi bari guhanura. Musa aravuga ati yabaye umuryango wa Isirayeli wose bari bahindutse abahanuzi. Nanjye ndavuga nti yabaye umukristo wese abatijwe wese abaye umuhanuzi, akagira ubushishozi ngombwa, agashobora gutega amatwi ijambo ry'Imana, agashobora gutega amatwi Imana kandi akayitumikira. Ibi byashira muri iyi si kubera ko buri wese yaba ari kuvuga mu izina ry'Imana. Iyo Mana dusenga rero nibaho umugisha, izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.